yawibuka kweza umunsi w'isabato mu minsi itandatu ujye ukora byose ariko kuwa karindwi uruhuke kuko ari Uwiteka yaruhutsemo. Yawibuka kweza umunsi w'isabato mu minsi itandatu ujye ukora byose ariko kuwa karindwi uruhuke kuko ari Uwiteka yaruhutsemo. N'umunsi wejejwe urutindi yose irangije kurema tubonera amahoro munsi y'umunezero. N'umunsi wejejwe urutindi yose irangije kurema tubonera amahoro munsi y'umunezero. Isabato n'urwibutso rw'Umuremyi niyo kimenyetso kubayubaha kibatandukanya n'ayandi mahanga n'igipimo kumvira Imana bose. Isabato n'urwibutso rw'Umuremyi niyo kimenyetso kubayubaha kibatandukanya n'ayandi mahanga n'igipimo kumvira Imana bose. N'umunsi wejejwe urutindi yose irangije kurema tubonera amahoro munsi y'umunezero. N'umunsi wejejwe urutindi yose irangije kurema tubonera amahoro munsi y'umunezero. Jya wibuka kweza umunsi wa karindwi ruhuka imirimo kuri uwo munsi ntukore ibyo ushaka jya mu iteraniro boneza intekerezo ku by'ubugingo. Jya wibuka kweza umunsi wa karindwi ruhuka imirimo kuri uwo munsi ntukore ibyo ushaka jya mu iteraniro boneza intekerezo ku by'ubugingo.